wenda yipfukirana kuri iryo jambo ryo ngo ni umukozi w'Imana, ariko ndakumenyesha yuko Hakimu ashobora kuguhanurira ibintu bikaba bitewe nuko guhanura n'impano. Hari igihe Imana iguha impano muri wowe ukaba ufite impano yo guhanura, kandi atari ukuri umuntu mwiza usanzwe ufite n'izindi ngeso mbi, ariko ufite impano, nyine impano yo guhanura kabisa, kandi ugahanurira ibintu bigacamo. Hari umuntu ugira impano yo kubwiriza, hari umuntu ugira impano yo gusoma ijambo ry'Imana, hari umuntu ufite impano yo gufata ibintu biri muri Bibiliya akabiboroka. Impano muyitandukanye no kuba ngo umuntu ngari umukozi w'Imana. Ashobora kuba nyine ari umukozi w'Imana ariko muri we afite impano yo guhanura kandi adakora ibyo bintu byiza. Wenda ahantu ibintu bipfira ni ukuba wenda urabona umukozi w'Imana tumwizereramo, tukamufata nk'umuntu, tukamufata nyine nk'umuntu w'icyitegererezo, ni umuntu uvuga ati uyu muntu mubikije amabanga yanjye ntiyajya hanze. Urabona yuko nyine abantu byarahindutse, n'inshuti yawe wiganiriza amabanga yawe bwacyo ukayumva n'abandi, sibyo? Imana n'ubukristo ni ibintu bitandukanye, mwabana mu ibyo bintu byo mu bitandukanye pe. Imana n'ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hakimu rero njyewe nabonye ngo chat umuntu bacataga nawe yaramusubizaga. Niba ubizi neza ko ari umukozi w'Imana akaza kugucata inbox, akaza muri DM yawe akagwereza nimero ya WhatsApp ukayimuhereza, agatangira akakuganiriza akakubwira ngo nyereka ngo ikibibi kiri ku mubiri, ukageraho nawe icyo kibibi kimwereka. Ese Bria ukiraho ngaho kankubaze, birashoboka ko umukozi w'Imana ashobora kugira ashobora gusengera umuntu kuriya agasengera icyo kibibi wenda biriho biraba? Yego birashoboka. Mwese ni hari abaza bakavuga ngo kanseri iri mwibere, akarikanda nimo kakenda kuyituritsa ngari gukuramo kanseri wa akaza akajya ku mupuri w'umuntu ngo iki kintu kiri ku myanya y'ibanga, agakubita umupuri akenda kuwucaho no kuwukataho. Ariko reka mbabwize ukuri, ikintu abantu bagomba gutandukanya ni uko impano Imana iba yarahaye umuntu ntabwo yivuganye. Umuntu bari kumwe bageze ahantu baganira no ku gikorwa, undi aranamubwira ati natose. None se yatose nta cyabaye? Kubera iki we baganiriye ibyo bintu barangije kubivugana, Hakimu yaramubwiye bakaganira ku kintu kijyanye n'umupuri, akagera aho amubwira ngo yatohejwe n'iki? Ngariko ibintu nkoreye we nguranyishe, ni ukuvuga yuko hari ibintu bakoranye, uri kuvuga ari ibintu bavuganye bakoranye ari abantu babiri. Ibyo bintu rero ntabwo nibaza ukuntu wowe uza gushyira umuntu hanze. Buri umuntu ngemba numva nashyira hanze ni umuntu navuga reka ngende nyine mufatishe ku buryo ariko ngewe nta hantu ngaragara ko icyo kintu nagikoze. Byanga byakunda kugira ngo umwandikire ngo watose, hari ikintu cyari cyabaye cyatumye utoha. Byanga byakunda kugira ngo umubwire ngo we wananguranyishe ngo ibintu nkoreye we, byanga byakunda hari ikintu Hakimu yari yagukoreye, kandi ibyo bintu byabaye muri abantu babiri. Ibyo bintu rero byabaye muri abantu babiri, ngewe nta mpamvu mbona, nta kintu mbona cyo kubizana ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge ngo uje ngo kumusebya. N'ubundi Hakimu niba ari umukozi w'Imana, wenda by'umukozi w'Imana byereka mbishyire ku ruhande, ariko n'ubundi niba ari afite impano muri we, ntabwo iyo mpano ni Imana iba yarakwihereye. Imana igiye gutanga impano ntabwo ireba ngo ngirayiha ngo Brian ngo kubera ko ngo Brian ngo yabigenje gutya, ngo kubera ko ngo Brian gatari umukizwa cyane. Iyi Imana igiye kuguhereza impano irayikwihera, nkuko nanjye Imana ishobora kunyihera impano y'umunwa mwaza nkavuga kandi ibyo mvuga mukabyumva. Rimwe na rimwe akaba ari n'abantu banyizera, buriya n'abantu bakunda kuvuga akabikora kubera uko kuntu agukunda, nyine agukurikira bayumva yuko icyo kintu cyose ukoze ari cyiza, icyo kintu ugomba kugikora nawe. Hakimu rero ibyo bintu byo kuza ngo kumusebya, Hakimu ni umusore yambaye umubiri bro. Iki twambaye ni umubiri, hejuru yo kuvuga ngo umukozi w'Imana, hejuru yo kuvuga ngo ni umupasiteri, hejuru yo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana, yambaye umubiri. Ibyo arya nibyo murya, ibyo anywa nibyo murya. Uko kuntu kabanda yiwe izanye saa 12 ziba zireze zimeze gutya, nawe kabanda yirakora saa 11 ibihaga zimeze gutya. Ibyo bintu rero muze kuvuga ngo njyewe ngo yaransabye. None se agusaba kuki utamuhakaniye koko niba uri umukristo? Umuhakanira umucyahe, utokesha abadayimoni murebane, ubarebe nabo bakurebe. Abadayimoni ubutokesha umva ubegeze umubwire ati pastor mu izina ryese, ahubwo none utagire kumusengera, umuhanurire umubwire ati ibyo bintu urimo ntago ari byiza. Ukamutohera we ugato ukifata ugatohasha
ubwo ibyo ari byo byose ibyo bintu muba mwakoranye muba muri abantu babiri ibyo bintu ntabwo ari ngombwa kubizana ku mbuga nkoranyambaga. Hakimu ni umusore, Hakimu ni umwana w'umuntu, Hakimu yambaye umubiri igihe cyose ataragera kuri urwo rwe, ahubwo wenda impano ye yarakuze irenga Hakimu wariwe, irenga ubuhakimu bwe. Impano ya Hakimu yaramukuranye imubana nini, irakura irenga wenyine irenga. Hari ukuntu hano ubusitari bwawe bukakuremerera bigatangira waba umusitari ukavuga ati ningenda kuri moto baranseka, kuko ubusitari bwarazamutse burenga wowe, burenga ubushobozi wowe ufite. Ukavuga ati ningenda kuri moto baranseka, ninsohoka singure Jack Daniel mbe ndi kumwe n'ibyana wenda ubwo ndi kuvuga ku muhungu baranseka, nimba ndi mu kabari simbe ndi kuboringa ibyana baranseka. Uri kumva ni ukuvuga ngo rya zina ryawe rikazamuka. N'abahanzi reka mbabwize ukuri, n'abahanzi hano nicyo kibazo bafite. Uri kumva nicyo kibazo bafite hano. Umuntu araza agakubita indirimbo ikaba hiti, yiviriye mu kavumo yirariraga muri ghetto, akagenda agakora indirimbo ikarya hiti. Wewe wamara kubona yariye hiti ukagira ngo n'amafaranga yaje. Jamais. Umuntu agatangira bikaba ngombwa ko ari bwambara umwenda yakodesheje, ayo mafaranga ntabwo ari kuyinjiza, bikaba ngombwa yuko ari kujya mu kabari agaspendinga amafaranga. Ayo mafaranga ntayo afite, either yagujije. Uri kumva nyine agakora ikintu kitamusebya, kidasebya iryo zina ryiwe. Ibyo bibazo abantu bahura nabyo, sibyo? Rero niba Hakimu yaragusabye muri babiri, ikibazo mfite muri babiri mukaba mwaragiranye conversation muri babiri, iyo conversation akaba ataravuze ngo yisubize, akaba atarakwandikiye ngo umucyahe ku munota wa mbere akikubwira ngo 1 minute give me 1 minute. Uri kumva iyo 1 minute ntuyimwime, naho uyimuhereye wenda Hakimu atangiye kukubwira ngo nyereka ikibibi kiri ku mubiri wawe ngo ubijyane ku munota wa mbere, ahubwo ukemera iyo conversation igakomeza. Akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira iyo conversation yanyu babiri kagenda ikaba. Kubera iki wakumva yuko kuza kumushyira hanze ari n'ubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze impano ya Hakimu gukomeza, n'ubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze ikiri muri we gukomeza kigakorwa. First of all, ni umuhungu kandi ni umusore yambaye umubiri. Mwabakobwa mwe muri tubaza, mwabakobwa mwe muri tubarika, mwabakobwa mwe muri shinza. None se Hakimu azareba mu ntege zawe abareka gushyuhaguzwa, azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areka gushyuhaguzwa. Nawe ni umuhungu afite umubiri, yambaye umubiri mwiza. Rero kumuciraka ari urutega ngo mumwanike ngo mumwanure ngo muvuge ngo Hakimu ngo ni iki yakoze kidasanzwe. Wowe watohejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana? Niki cyajyaga kugutosa? Niki cyagutoheje? Ko bivuga ko yamusabye amafaranga undi akayamwima kubera iki yateretse nta mafaranga afite. Okay, ahubwo wenda iyo uvuga ngo byapfiriye aho ngaho. Hakimu yatubwiye ko bamusabye amafaranga. Hakimu nyine nawe urumva nk'umuntu wari umukozi w'Imana tuzi agomba kuza kwidefanda. Sometimes wenda ashobora no kubeshya. Hari igihe tuza hano umuntu akaba yabeshya kugira ngo yirengere. Uri kumva aho akavuga ati wenda bamusabye amafaranga ndayamwima. None se ubundi we Hakiko wajyaga gusaba umupuri wundi mwana niyo umuha utwo dufaranga mwa ataraza kugushyira hanze. We Hakiko ndaje nkuyere mama yanjye njye unyibwirire yewe mfite ibibibi mva ni hehe ahantu ushaka kureba ngo iyo mama we ungandira akanyenyeri gusa ndapfuye. So ikintu kimwe ahangaha twumvikana ibintu bimwe. Social media ni icyuma gifite ubujya ahantu habiri. Ahangaha ntabwo umugabo wese, hari abatereta bakoresheje amafaranga. Buri muntu atereta, ubundi gahunda ukuntu imeze, umuntu atereta akoresheje umwanya arimo. Siko bimeze cyane. Buri muntu atereta akoresheje umwanya arimo. Ntabwo ngiye shyigikiye, ntabwo nigeze kuva ku munota wa mbere nshyigikira umupasiteri. Turi kumwe? Erega nta muntu umushyigikiye. Ibyo kuvuga ngo icyo ngiyeho ntemera na gatoya. Urimo kunyumva? Tandaraza ngo usengere. Siko bimeze? Ibyo ngibyo no. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo. Reka mubaze Godifa, Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe iki? Tubukoreshe. Niba umuntu akubwiye ngo tandaraza ngo usengere, wowe nta bwenge ufite. Kandi ikindi niba byageze kuri level nawe wemera ugatandaraza, tandaraza rero yirebera umupuri.
niba umukozi w'Imana ashaka kugira ngo tandaraza ndebamo musengere nawe ko gukemera ugafata amaguru Imana yaguhaye abiri kamwe ukagatereka hirya kandi ukagatereka hino umupuru ukarebana na pasiteri akareba umupuru nawe ukamwirebera imipuri bakarebana gutya hamwe hari undi dufite uyu nguyu turaza kuri uyu nguyu so abavuga ko ntabwo byari bikwiye ibi yakoze we ni amakosa akabije hari ibyaha birimo ikosa yakoze so umuntu asengera umupuri ko asengera uretse kubwire Godfa umva igenge Hakimu nari kubona ko afite ikosa ni igihe yari kuba yarandikiye uwo mukobwa cyangwa abo bakobwa uwo mukobwa akamukumira mu minota ya mbere akamukumira mu masegonda ya mbere akimwaka akimubwira ati nyereka mu cyumba cyawe nyereka hurara nyereka uko uteye izana amabere ngusengere tandaraza ngusengere akamukumira muri minota ya mbere ariko Godfa conversation yarakomeje tugaruke kuri Mama Sava wamaze imyaka n'imyaka akaba bigaruye uyu munsi none se erega aho byahiriye niho umuntu ajya none se Mama Sava ngewe ukuntu twavuganye yambwiye yuko ngo kwanza biriya bintu by'intuza bya Hakimu ngo byari byarabaye ngo umwaka igihe ngo twabiboneye cyo gihe byari byarabereye ngo byari byarabaye mbere iyo video yari yarabaye mbere ariko nyine abantu ngo bayimenya nyuma yisohoka nyuma nyine abantu bayimenya byararangiye uri kumva nukuvuga ngo Mama Sava yego pe Mama Sava ndamwumva nk'umuntu nyine yabaye sinzi nyine byaramurenze kuba umukozi w'Imana yavuze ko ari umushito we wamujyanye mu rusengero bamujyanye mu rusengero baramuhanurira bamuhanuriye Mama Sava ati ibyo bintu mumanuriye ni ibinyoma ibyo birarangira sibyo arangije nyuma nyine wenda ubwo ntabwo nzi ibyo baba barapfuye na Hakimu ku buryo wenda aza kubitangaza no ngira ngo ni iriya video yabaye ngo byabaye mu kwa 12 bimenyekana mu kwa 5 we iriya video aho yasohokeye ndi kwibaza yuko Mama Sava kugira ngo wenda abivuge ari uko Hakimu yari yakomeje kumuzengereza hari ariko ibya Mama Sava we wenda byo bishobora kumvikana Godfa nimba wenda yaramuhanuriye uri kumva niba wenda yaramuhanuriye yamara kumuhanurira wenda nibyo yamuhanuriye akavuga ati ibyo bintu ntago ari byo kandi burere kambabwiza ukuri mw'abantu mwe ubuhanuzi nyine niba umuntu aguhanuriye ntukazajya uvuga ngo wenda ngo murebere ngo mu Hakimu bwe ngo uvuge ngo kubera ko ari Hakimu gafite imico mibi oya buriya ubuhanuzi bumenyekana ari uko busohoye kandi buri buhanuzi bushobora gutinda ubuhanuzi bushobora gufata imyaka tenga mike yawe watuze buri yaro rahamagara bwa rahamagara mute your mic sabijambo ndaguhe ijambo mumuvuga ngo kwera ko Hakimu ngo bamuvuze weherto uraza uvuga wakwihanganye gato Imana ishobora guca muri Hakimu nyago ishobora kumucamo n'ubwo Hakimu bwe n'ubwo kuntu wumva ngo yasabye imipuri ngo nibiki Imana ikamunyuramo akagwanura kandi ibyo bintu yaguhanuriye ibyo bintu bigasohora bikaba kabisa ibyo bintu mukabikije. Okay, so abavuga ko umukozi w'Imana ntabwo yagaterese ni gute umuntu ajya gutereta abakirisitu bakavuga ati byonyine ni ishyano ibingi bintu bikwiye. What do you think about that? Hakimu ni umukozi w'Imana w'umusore ntago azigera abona umugore atamuterese ntago Hakimu azigera abona umugore kandi iyo abantu bari guteretana reka mbabwize ukuri ikintu kimwe mw'abantu reka dusubire muri izi message gato na pasiteri mwemera iyo arimo araganira n'umugore we bavugana amagambo ateye ubwoba reka duhere kubera yuko baba bari kuvugana ibintu byo gukundana uri kunyumva neza Hakimu ntabwo umugore azava mu ijuru ngo narangiza azamwitereke ngamutereke mu nzu Hakimu bizamusaba gutereta Hakimu bizamusaba kuvuga amagambo aryohera umukobwa nkaya ngaya yego nkaya ngaya Hakimu bizamusaba kubwira sheri we tujya kuri video call tuvugane sheri niba ugiye muri dushereka ngo uherekeze Hakimu amagambo muzi mukoresha mutereta niyo na Hakimu azakoresha kugira abantu muri kuri X muze kubabarira muze gufata ijambo kuko umukozi w'Imana yambaye umubiri ariko ni ibingibi nakubwiraga ngo ahubwo Hakimu impano ye yaramuzamukanye irenga ubushobozi bwe irenga we uri we kuko nibaza yuko yaba yarafite umugore we ibyo bintu atari kuba birimo cyangwa se ataba ari kubijyamo igihe byari guteza ikibazo igihe byari guteza isaga ni igihe Hakimu yari kuba afite umugore babana mu nzu akaba arimo aramucitinga ari kumuca inyuma ari gutereta undi mugore
ariko mu gihe Hakimu ari umusore none se niba Hakimu ni umusore nyuma yo kuba umupasiteri ni umusore akeneye umugore akeneye gutreatinga umukobwa akareba umukobwa yakizera ntabwo Hakimu ari bufate buri mukobwa wese hano agomba gutreatinga abakobwa nka 5 kugira ngo amenye uwo azashyira mu rugo uwo agomba kwizera niba Hakimu akubwiye ngo tandaraza ndebe mu hagati y'amaguru ukabikora uwo mukobwa ntabwo ari bumwemera aravuga ati nanjye nitubana undi mugabo nawe azaza amubwira ati atandaraze uwo mukobwa byemere kizi amushyira ku ruhande niba Hakimu akubwiye ngo reka nkore ku mabere nyasengere ugatega agakurura n'imoka akenda kuyica arakugira umugore gute aravuga ati nahura n'undi mukozi w'Imana nawe azamukoraho turi abantu twambaye umubiri ushobora kunkora ku ibere ngashyuha ushobora kunkora ku bibero ngashyuha ushobora kunsengera ndwaye ikibyimba ku kibuno ukagikoraho nabwo ngashyuha rero Hakimu nawe nk'umwana w'umusore agomba gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo arebe umukobwa yakunda umukobwa wamubera umugore so rero niba mwagiranye conversation muri babiri conversation akakubaza nawe ukamusubiza akakwandikira nawe ukamusubiza urabisana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bigende gute ariko ari engaged afite umugore afite fiance aho byaba ari ikibazo gute guca inyuma niba afite oya ariko kandi fiance si umugore we by the way ntabwo fiance ari umugore we ntabwo barasezerana erega Hakimu ngenda mwumva bati Hakimu arimo arashaka umuntu bakundana babana Hakimu rero kandi buri wese reka yitwaza intwara afite none se njyewe ugiye kumusenyera niba ashaka icyana cy'umuhungu akibwira ngo ngwino wigishe kudica kuko ari byo binyoroheye kuko ari byo nshoboye kumenya umwana nawe akaza yakora kuri kiyo nkamubwira ni ngaho nsoma akansoma buri wese akoresha intwara afite akoresha icyo abona kimworoheye Hakimu rero nawe niba ari umukozi w'Imana akabicisha mu gusenga njyewe nakosa ikosa ryonyine mubaraho ni ukuba abantu baba baramwizeye umuntu akaba yaramwizeye akaba ngo ntawe agira arisingo ntawe agira arisingo urukumva abantu bakaba baramwizeye wenda bakamufata nk'umukozi w'Imana ariko njyewe nabona ntako njye nakosa Hakimu mbona afite kabisa arayafite abantu bari kumbwira ngo banamitse nyagutamikwa amahwa banamitse se ninde wanamitse uwo Hakimu sindamubona uwo Hakimu sindanahura nawe uwo Hakimu sindanabona n'itorero yigishijemo oya ibi ni ibitekerezo bya Brian ku giti cye ibi ni ibya Hakimu dore ngahandi imbere y'Imana niba hari n'umuziranye umwandikira umugati Brian muraziranye Brian ngewe wo Hakimu simuzi nta nubwo ndamukubita amaso usibye video ye nabonye nakomeje nyine kujya gushaka njya kureba Hakimu nagize amatsiko yo kujya kureba uwo Hakimu ndeba nyine ibyo yigisha kandi reka mbabwire ni murebe ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora ibyo nkora murabishaka iki mwakumvisha ibyo ndi kubabwira niba ndi kubasomera ijambo ry'Imana ukumva utsinzwe n'urubanza umuntu atsindwa ku giti cye iyo twese turi mu rusengero bakujyanye muri background ya pastor nta nubwo wasenga uri kumva nta nubwo wasenga njyewe niba nicaye mu rusengero hari igitabo bita Bibiliya pastor akaba arimo aragisoma akabihuza n'ubuzima tubayemo nkumva ndatsinzwe n'umutima wanjye niba ari ibyo turumva ritanga niba ari uko kumublessinga ndamublessinga ku giti cyanjye ariko mwifata Hakimu nkawe yaciye nk'amabere nta kosa Hakimu afite ku buryo ariko Brian uri gusoma ikosa rifite mwe mubizana ku mbuga nkoranyambaga twabonye yereka video yarasohotse reba izi chat uri kunyereka ngo difada zitsome hejuru harimo voice call nyine baranavuganye ngira ngo baravuganye kuri telefone byari byose cyangwa nibo mwatara reka dutangize iza mbere sibyo reka dutangize iza mbere nibyo bibuze koroha kugira ngo ibintu tubivimuzi sibyo ubundi byahereye aha soma uyu mutima ninde wawohereje mbere umukozi w'Imana yagomba koherereza umukirisitu amubwira ngo urukundo rw'Imana rubane nawe itegereze izi chat muretse gato hano yaramubwiye ngo urukundo rw'Imana rubane nawe urukumva nibyo iyi boro isobanuye sibyo undaraza ati yaramwandikiye ati how are you undaramusubiza ati good thanks how are you how is your night going undaramusubiza ati good with very humble dreams before I thought that you are not Rwandese araseka kuki ukunda gukoresha izindi ndimi when you are preaching undaramwandikira ati ufite WhatsApp ni pastor yatangiye umwana w'umusore ati ufite WhatsApp
noneho tuvuye kuri WhatsApp ya mbere iri uretse he? yaramubajije turi ufite WhatsApp undi nawe aramusubiza conversation iratangiye. Undi aramusubiza ati yes. Pastor amwohereza WhatsApp ye aramwandikira ati test me then I can explain. Yego, noneho WhatsApp ya mbere iri he baho? WhatsApp ya mbere hano tuvuyeyo. Uyu ninde wabanje kwandikira uri kuri WhatsApp buriya? Ceka. Uyu nguyu ni wa mukobwa watangiye pastor nyine yamuhaye WhatsApp nkuko yamubwiye. Yamwandikira ati hey pastor ni Gigi cyangwa Gisele. Pastor aramusubiza ati hey, aramwandikira ati niryo zina ryanjye. Pastor aratangira rero sasa nawe sukuri kokereza arahamagara wa. Ese rwadumba ko ruri kwandika rurihe? Dumba shyira muri request nkurebe, ntabwo ndi gukubona umusa. Ntabwo Dumba ndi kumubona. Dumba shyira muri request niba nkubona. Account yawe is private. Komeza buriya komeza. Uri kumva ikomeze nyereka chat ngende gushaka iki. No manza hano ahangaha bahise bahamagarana iminota ingahe? Barahamagaranye iminota 8. Ubwa kabiri bavugana iminota uretse gato tugende gasha mu mbabare cyo Godfan nanjye umva umwanya nge nanjye sobanura. Ngenda sobanura ibyanjye n'abandi nabo barasobanura ibyabo ngenda sobanura nka Brian. Yego. Uri kumva? Pastor uyu Gigi yaramwandikiye ngo niryo zina ryanjye. Pastor aramuhamagara bavugana iminota 8. Kuri Odi aramuhamagara video call bavugana iminota 19. Pastor uretse ureba amasaha hano hari 4:55 za mu gitondo arongera ubwo bavuganye kuri call isanzwe bavugana 2:15 kubibona ni ku itariki imwe bavugana aramwandikira maranje kuvugana iminota 19 pastor aramwandikira ngo uvuga français ubwo byari 2:55 arongera baravugana amasegonda 58 barongera pastor aramuhamagara umukobwa ntiyamwitaba aho hari 6:47 dukomeze ngerekeramo Dumba ni wowe muri Africa tufite yawe cyangwa ni nuwaye kwitiri? Njyewe man. Okay, kuko ndabizi ko reka ya twagiye. So dukomeze ahanga urabona ukuntu chat zakomeje noneho uri kumva uretse ejo aramubwira ngo please 1 minute mubwire please 1 minute yabimubwiraga urabona ko izi message yazanditse mu masaha 5:20 5:22 bavugana no kuri video 1 minute please 1 minute nkubwire please 1 minute nkubwire aramubwira ngo kubazanya bibi irabashaka kuvuga wenda kubabazanya ntabwo kubabazanya bibi yakubabazanya ndi kwibaza ko ariko yashatse kwandika pastor kuba nyine urumva ko ntabwo yari kumusubiza kandi yari kuzisoma hanyuma arangije pasiteri 5:23 aramuhamagara niyitaba undi aramwandikira ngo ndapfuye uri kumva na 23 pasiteri ahita yongera aramwandikira ati please arongera aramuhamagara undi aramwandikira ngo I can do it ati nyumva uri kumva pasiteri ati please nyumva barimo baracata buri kanya iri jambo rya ndapfuye ntabwo nzi ibyo yarapfuyemo yaramaze gutoha uburetse tugende gato umuranda naniwe nerekeramo uri kumva please I can't pasiteri arakomeza aragigira uretse gato ngo please nyumva cyari muri za 5:23 baramanuka bahise bavuga iminota 12 buriya uretse gatoya hano kuri Miss Voice Call ntabwo ndi kubona iminota bavuganye ariko reba hasi hari ego uretse 5:23 yes please answer barangije bavugana kuri telefone iminota 12 maze Gigi bitewe n'ukuntu bavuganye ubushagarira aramubwira ngo mana we ngo bege by'unkoze we baba we mana we nanjye none ntangiye kubyumva ibintu yaramukoze nyabu ndapfuye ndashyuhiranye reka nkure mikote karakantu ka natose wakarenze buretse gatoya natose ntabwo yinyeretse reba mu hariya reba hariya yes please answer
yahise akamesaje baragasibye ariko rero ko yafashe akamesaje yari playinze ku kamesaje kavuga ngo natose uretse gatoya yahise amwandikira yaramwandikiye ngo natose umugabo aramusubiza ngo yes please answer urumva yuko bafite ibyo bari gukora ariko none aramuhamagara ntiyamwitaba arangije arongera aramuhamagara bavugana iminota 10 guys bari n'abantu babiri turi kuvuga yego umugigi nawe aramubwira ngo mana we mbega ibintu nkoze gigi niba uri hano reka mwibarize mama kubera iki pasiteri utamukumiriye utaratoha gigi ndakubujije pasiteri amajije kumva yuko umuntu yamutohanye arangije no kumva ko yamushyize muri mudu arangije kumva ko ibintu yabikoze arongera aramuhamagara gigi yanga kumwitaba pasiteri aramubwira ati wanze kunyitaba ubwo yagira ngo noneho rero babijyemo neza binarangira ariko ibi bintu wumva yuko gigi nawe baganiriye ibintu bituma ibyo bintu atoha iyo abadashaka gutoya ariko umukupa mbere cyangwa akamuha warning akamubwira ati please uri umukozi w'Imana ndakubujije ntiwongere kunyandikira ariko nawe yamuhaye rugari agera aho birinda ibyo biganiro byabo bimutosa ibiganiro byatosa umuntu se yari ari kumubwira yari maramubwira ngo hari ikibanza nakuboneye yari ari maramusengera bituma toha ko batari bari kumwe mbona bari kuri video call ni iki cyagutoheje mama question mark bari kuri video call no kuvuga rero ngo akimara gukanguka tugeze he urenza ahantu yari maramubwira ngo ibintu nkoreye we ariko ibyo bintu ndabireba nkabyibwira hano bohereje voice note pastor yakomeje kumubwira ngo nakubuze ariko uyu mukobwa ndabona yaramwohereje voice note noneho ureba ahantu mbona ko uyu mugabo yaterese ngiye ntabwo nabasha kugigira muri ubu buryo urabona ko hano ni wowe abantu ntago abantu bameze kimwe urabona ko baganiraga wageze mu rugo uretse none rero urebe conversation ukuntu ahubwo yaje kubaryohana gigi kamuryohana na pasiteri akaryoherwa na uyu mugabo yaramuhamagaye aramubura uri kumva uyu ntago ari gigi bavuganye iminota 2 niwe kuri pasiteri aramwandikira ngo washyitse neza ikigaragara cyo bari muri conversation namubaza wenda yari ari kumubaza aho yarari byanga byakunda urumva ko yashyitse neza arangije aramubwira ngo yego undi pasiteri aramubwira ati great amwoherereza ahantu bajya gusengera bari barangije igiko bajya gusenga akoze cyane pasiteri na madamu amasengesho arangiye hano hasi amwoherereza video umwarangije kumvisha undi ahantu yaramugereje bararangije rero basubiye mu bivuga butumwa basubiye mu rusengero kuza kudutuburira nguyu rero yamwoherereje link y'amasengesho ngaha mana we ariko mana ujye turengera no kuri duhereza no gusengera aho kuri urakoze cyane tujye buretse hejuru bavuganye amasegonda 31 pasiteri aramwandikira ati call you undi aramwandikira ati yes yarabimusabye pasiteri afite na discipline buretse nkubwire urebe ukuntu pasiteri atari umwana mubi namuhamagaraga video ko atagira ngo baramutuburiye atazavuga ngo ntago ari igihe pasiteri nzakuyakana bavugana iminota 21 kuri video call ingahe bavugana iminota 21 kuri video call hanyuma arangije pasiteri saa 5:10 uburumva bavuganye saa 4:52 ariko cya pasiteri kiragigira we saa 4 njyamukoza n'aka video call aramubura arongera na 10 naramubura arongera na 10 naramubura arongera aramwandikira ati let me tell you good night sibyo please wow bando zari zashizemo pastor nariho ngura izindi kugira ngo bavugane subiza bagagana uri murabyumva neza aha pasiteri amubuze let me tell you good night undi aramusubiza ati sibyo please nako pastor arakomeza aramubwira ati sibyo please undi aramubwira ati bando zari zashizemo pastor nariho ngura izindi kugira ngo babashe kuvugana aba bantu bari bageranye kure kabisa kuba baraje kubishyira hano hanze ni Imana ijye bababarira gigi nshinkiraho yindi chat mbabarira indi chat rero yari amaze gukanguka reka nyizane ngiye nta ruhande mfite oya nakagira uruhande abantu bahagararamo indi chat niyi pasiteri ariko cya pasiteri kiragigira ariko nahamagara wamugabo baba bari kanyihamagarira nyabuka nyohereza ubwo buceri niba unanafite n'amafaranga neza so umva se umukobwa rero hano yari yamurakariye ngo sindi bukwitabe sori
ngo nkubwire akantu oye nawe yandika nabi yashaka kumubwira ngo nkubwire akantu kari ku mutima arikoshye mubwire gusa 30 seconds wanze arikoshye mwijya nuko rero arangije undi aramubwira ati ese ubundi nkubaze dore igihe yibutse kumubariza rebes ese ubundi nkubaze ngo urasenga koko kutabimubwiye cyagiye uri gutoha kutabimubajije cyagiye wenda gutoha uri gutangira gutoha kutamubajije niba asenga koko akubaza niba washyitse mu rugo amahoro kutamubajije ngo kusundura se hoko ngo how can someone who call himself a pastor do things like this ngo tutanaziranye I'm speechless ndababaye imana ibyumve yega ariko bababaye wakaminze madam ndakubonye n'umbonye ngo njyewe ndakijijwe ukijijwe gute waratose ku munsi wa mbere ndakubujije njyewe ndakijijwe pe sinakora ibyo ushaka ko nkora kandi nutihana imana ubeshyera ko ukorera izakwereka ko ari imana I'm regretting even giving you my number this ariko reka mbabaza ikibazo kimwe rero ye Gigi arangije yahise anamubloka Gigi aya magambo wandikiye Hakimu katuganire pe nukuri nyamaze reka mbabwize ukuri nuko nyine abantu baza wenda kubera yuko yaje yitwa umukozi w'Imana nyine mugahita mumufatirana mugakubita hirya hino mugakubita impande zose kubera ko iryo jambo ry'umukozi w'Imana ririho ariko Gigi kuki Hakimu umunsi wa mbere aguhereza nimero yo kuri Instagram niho bya umva rero Brian kugira ngo tugere aho ngaho reba WhatsApp yawe nanjye ndi ku ruhande rwawe komeza umva duma uretse gato Brian reba WhatsApp yawe nguhaye ni ukuvuga ngo pasteur we avuga ko umugore yamushotoye muri ubu buryo nese ko nta message nimwe ndi kubona yaje Ndeba niba yakugezeho ntago message irangera message yakugezeho yaje so nuko pastor atubwira ko urukumva izo nyugute nini nguhaye ngo yazimwoherereje pastor akabara kuri telefone ye iyo message irapopinze utabyerekana umburetse gato banza wumve ongera unyereke ya nimero ya pastor gato ndebe ko ariyo yingiri muri telefone niyo kanyikwereka wabanje ukanyereka baba yaba badatonyereka nkiriraho wemba nze ndabiyo nimero reba kanguye nimero ngiyo nimero nayiguhaye oya yinshyirireho ya chat ya mbere amuhereza nimero ndebe umugore yashukwe bwa mbere mu nyuma yibuka ko ari umurokore sibyo gatoya nyereka iyo nimero Godfa nyereka yewe ndamana we nyikwereke gute umva uko byagenze nyereka ya chat ya mbere pastor ari kumuha nimero ndashaka ko ihuye na nino nimero iri muri no video unyoherereje uravuga iyi mare nishyira muri nimero mwandikemo good topic kugira ngo batambaninga mwandikemo good topic munyandikiremo good topic please uravugiye no ni oya hari nimero yabanje kumuhereza amubwira yuko singiye 57 mwandikemo good topic 8 ariko se bantu bimareka 57 kuko bahita bambaninga ntabwo nimero yemewe mutapinga screen kugira ngo zanira nimero mutapinga screen kugira ngo batambana mutapinga screen abantu baranga abandi mwandikemo good topic so Brian ahanga dumba na WhatsApp yawe so nukuvuga ngo pasteur we avuga ko dumba uburetse gato pasteur we avuga ko ari gusengera umukristo yahise aterura urimo kunyumva ngo akamwoherereza banze bamereze gift urabona kundi kubwesha nyama gift ni mombe gift dumba urebe video nkwerereje noneho pasteur we yatubwiye ko uyu mudamu yamwoherereje iyi video arangije aramubwira ngo irayobye sizibura kubyumva okay abantu mutapinye batataza kuvana ku murongo noneho ubundi iyi video ngo niyo yasajije ibintu niyo yazuye akabuze urukumva namaye gift nkareka kuvugira ariko se bari kuguha ntabura ko ari gutama zamanigani so twagiye
urukumva Brian ngwino muri big reka screen nkubwire reka njyewe mbabwire sibyo iyo video wenda ntago tureke sina ngombwa kuyivugaho ariko reka mbabwire turayivugaho kuko bashotoye pastor none wowe bamara kuko buretse gato none mbabwire iyo video ni video yaramuhaye ari kora hari kwikinisha ari kumwereka nyine umupuri kabisa umva yawushyize muri big screen kabisa pe iyi video nawe uyibonye bya bintu byayagwa kuvugaho wahita ubikora no kutabikora. So ahangaha rero Dumba izi message mwazibonye Brian ari kunywa ku mazi verify yawe niye kuri ibi bintu kwa bikurikiye Brian ari kunywa ku mazi ngewe nahita ngwa kicucu ngewe kaba kabaye ariko mwabantu mbabwira ikintu kimwe mutazi turi abantu kandi twambaye umubiri sibyo icyo cyo mukishyire mu mutwe wanyu ko twambaye umubiri nimba wafata telefone yawe ukifata video nubwo waba uyiyobeje byanga byakunda ye mada urimo uravuga ngo urakijijwe reka tubyite ko iyo video yayobye burasi wowe wari uyohereje mwihangane live bayivanyeho mwihangane gato ya kuri TikTok kuri Twitter joining a space bantaye ibishanga kuberera nimero ngwino kuri dukomereze kuri X kigiye dukomereze kuri X so mureke dukomereze ahangaha TikTok bamvanyeho ngwino muze musharinge iyi space musharinge iyi space kabisa Brian sarambona musharinge space dukomereza ibintu birakaze musharinga kaga space bahungu
uri kuyireba naguhaye link nayiguhaye kuri WhatsApp irebe. Aha, muze mwumve ibyabaye. Oui, bantaye ibishanga, nimuze kuri Twitter. Ya bantaye kuri bantaye ibishanga. Okay. Buriya uranyumva? ndimo ndakumva ahubwo nari ngize ngo ni phone. Okay. Amagara ari kumamagarira iki? Ni bari guhamagara? Ni umuntu uri kumamagariramo nk'ubarambaza iki? Nikira. Okay, twagiye. So reka hariya bahise banjugunya ibishanga. Kandi wowe utumye banjugunya ibishanga. Mbwira ibishanga. Tugende ngaho mbwira. Aha ngaho wari ukivuga rero kufatiraho nta nubwo tuza gutinda dufate igihe gito. Wari no kuri space? Narindi kuri space none. Narindi kuri space. Oya umva nkubwire ngo ikintu nge narindimo ndakubwira. Ikintu ngewe narindimo ndakubwira. Aba bantu niba conversation iba yabaye hagati y'abantu babiri biriya bintu uriya mukobwa yanditse arimo arandika ngo subundi ngura umukozi w'Imana, ibyo bintu katabivuze mbere, katabivuze mugitangira bagitangira kuvugana, katabimubwiye muri uwo mwanya yari arimo aratoha, katabimubwiye pastor akima kuri Instagram akimuhereza nimero ye, akimubwira ati dore nimero yanjye tuvugane kuri WhatsApp, akabona pastor. Mwibuka yuko hari ahantu bavuganye kuri video call inshuro itari imwe, bavuganye kuri voice call inshuro itari imwe, bagiye bavugana inshuro nyinshi kugeza ubwo na pastor yageze aho akazajya amuhamagara undi akamubwira ati nta bando nari mfite, nari ndimo ndazigura. Ni ukuvuga yuko rero hagiyeho nyine baravuganye kabisa, baraganiriye bagirana ibiganiro biri deep, baraganira kugeza ubwo bagera kuri ibyo byabo by'imipuri, bagera aho bavugana umukobwa aratoha, ntago yatohejwe n'usa, ntago ari ibibanza baguraga byamutoheje, ntago bari barimo bararirimba indirimbo yo mu gitabo ya 215 yamutoheje, ntago bari barimo baravuga ku mushinga wo kuzamura abakirisitu no kubahanurira yamutoheje, na ikiganiro cyamutoheje kiri hagati yabo uko ari babiri. Izi message wazibonye? Ikiganiro cyarakomeje kiraba ibi bintu. Uyu mukobwa yafashe video yambaye ubusa arimo arikoraho ku myanya ye y'ibanga, arayimwoherereza, arangije aramwandikira ngo video irayobye. Reka mbabaze mw'abantu, ese reka niba kuko reka tubyite ko iyo video yari iyobye pe, reka tubyemere ko iyo video yari iyobye. Muko iyo video wowe wari uyohereje burabwo ari bwo bukirisitu se? Kuri ariko mukizwa buriya niko kuntu mukizwa, buriya nibwo bukozi bw'Imana, biriya nibyo uvuga ngo wowe urakijijwe. Ukizwa gute ufata video ukayisetinga ukikora ku myanya y'ibanga yawe ukikinisha ukayoherereza umuntu? Ubwo bukristo se ni bukristo bwoko ki? Ahubwo ikigaragara cyo bishoboka kuba hari ibyo mutumvikanye, bishobora kuba hari ibyo mutumvikanye. Umupasiteri watubwiye gutya rero, pasiteri aravuze ati uyu muntu twaraganiriye, urimo kunyumva? Ngo aramubwira, erega video ziriho, ngo aramubwira ngo pase ngo nkunda ijwi ryawe. Ayiwe, cya pasiteri kiragigira sha. Urukumva? Ngo akunda ijwi rye. Noneho arangije kumubwira ngo akunda ijwi rye, ariko se reka mbishaki, reka mbigushakire ko biri ahantu hose. Ntiwatwumvishe muri tuntuza uretse gato. Amubwiye ngo akunda ijwi rye, urukunyumva? Pasiteri amutwara gake, ariko ngura nibwo amwohereje video aravuga ngo yayobye. Urimo kumva? Avuze ngo yayobye n'intambara yavuye. Nubwo umuntu yaba yikina video ikayoba, video imeze kuriya, video umuntu arimo arikinisha arimo arikoraho, reka sinakubwira yahibibikanye. Wibuke yuko Pastor Hakim ari umusore, icyo tukumvikane.
hejuru yuko ari umupasiteri ni umusore yambaye umuntu yambaye umubiri ni umwana w'umuntu nawe umubiri we urashyuha umubiri we nawe ukenera ibyo bintu noneho rero agize gutya video y'umwana w'umukobwa baganiraga video call baganiraga irayobye imuguyeho ararebye umupuru arawurebye nawe umupuru uramwibwiye bararebana we n'umupuri bararebana reka sinakubwira yabura gute Hakimu ntabwo umugore azahaguruka ngo ave mu kirere azamwiterere ngo pa azagwe mu buriri bwe bizasaba ko Hakimu atereta nge ndibaza kubera iki uyu mwana w'umukobwa atakumiriye pasiteri agitangira kumubwira ati reka ndebe ikibi kiri ku bibero reka ndebe utwo tudomo turi ku bibero reka turebe ibyo kuki uno mwana w'umukobwa atamukumiriye kuki uno mwana w'umukobwa atatokesheje abadayimoni avuga ati toka satani mu izina rya Yesu pasiteri w'inza n'ubuhehesi amukumire kuki babanje bakavugana video call kuki yamuyoberejeho video bakavugana kugeza ubwo umukobwa mubwira ngo natose kugeza ubwo umubwira ngo mana wenga ibyo unkoreye we ariko banduze cya pasiteri cyari kimukoreje ahantu shaho uri kumva kuki uwo mwana w'umukobwa atafatiranye mbere amwamagane ahubwo agacunga ibintu bimaze kugera kure none se ureka nkubaze uyu mwana w'umukobwa we ntago yasebye gufata ibintu conversation z'abantu babiri ibiganiro bagiranye n'umuntu muri babiri warangiza ukabishyira hanze ubwo se uri guhimana wenda pasiteri uramusebeje kuko ari umukozi w'Imana umunsi nk'umukozi w'Imana ariko se wowe ntago wisebeje wowe urorohewe wowe uri kwandikira umuntu ngo natose ntago usebye gigi uri kwandikira umuntu ngo ibintu nkoreye we ntago wowe usebye wowe rero hari abantu nge basetsa hari igihe ubuzi ngo ugiye guhima umuntu ariko ibyo bintu nawe bikakugarukira banza urebe uyu muntu ngiye gushyira hanze ibi bintu rero buriya wamushyize hanze kubera ko ari akamesaje wamwandikiye ngo urakijijwe kuki utakijijwe mbere ujya gutoha kuki utakijijwe uri kumubwira ngo pasiteri ibintu nkoreye kuki utakijijwe mukivugana video call wari ufite amahirwe yo kumuhamagara kuri telefone ukamwiyama wari ufite amahirwe yo kumuregera abandi bashumba wari ufite amahirwe yo kumwibuzabuza izo zira video call kuki wazemeraga kuki wazifataga kuki mwaganire bikagera ahantu ibiganiro bigutosa watoheshejwe n'ikihe kiganiro nihe sambu y'umuturage abantu baganira bagatoha nihe nama wari uri kumugira yagutoheje ni ikihe byanga byakunda ibiganiro mwese mwarabikoranye mwese mujya in deep mu biganiro urafashwa na warafashwa nk'umwana w'umusore yagombaga nawe kugigira kuko pasiteri Hakimu nta mugore afite uburenganzira bwo kukugigira afite uburenganzira bwo kugutereta afite nta kosa ngewe mubona nka Briane ikosa yakoze ni iryo kwihisha muri ibyo bintu by'Imana mwamara kuva muri ubwo busambanyi bwanyu mwamara kuvana muri iyo mitohere yanyu mukaza kudutuburira ngo mureke ubusambanyi kandi mubuhoramo mureke kwikinisha kandi uri kohereza video yo kwikinisha pasiteri ari yimuraza neza wa mukobwa we nago nkuzi nago nanjye wenda ngiye uranzi simbizi dore ko ngewe mba ndaho mbwera ariko yemuko biriya bintu wakoze byo gukora screenshot ukazishyira hanze wakoze amakosa kuko nawe hari ibyo mwaganiriye pasiteri mwaraganiriye uranyurwa nawe waranyurwa arakubwiye aragutosasha umuntu gutosa we ariko gigi warahemutse ahubwo wari kumukatira uri kumva wari kumukatira ukamubwira ati reka ntacyo mfataho pasiteri mu izina rya Yesu ndakwamaganye ngende umukristo ndakijijwe naho ibyo kumubwira ngo ariko buranga urakijijwe wowe urakijijwe so gahunda iteye itya rero abantu bagomba gukura ntabwo umuntu kuba afite title yo kuba pasiteri ntabwo muri amarubo ku buryo umuntu aza akavuga ngo nyura hakora ikintu utabikora biragenda gutya so conversation y'uriya mudamu yo twabonye ntabwo hari habayeho kumugira kumushuka habayeho gutereta baravugana barateretana ibintu biragenda bibyo uko byagenze so the thing is umuntu afite ikibazo cy'ideni uwo bafitanye badahuza batakorana n'ibindi ibyo ngibyo ngo biveho bihinduke inkoni imukubita cyangwa bigenda ukundi ntabwo ariko bigomba kugenda ariko muri iyi mpinduramatwara y'imyemerere muri izi mpinduramatwara y'imyumvire ukuntu abantu bumva ijambo ry'Imana mugomba kwandastandinga ko ntabwo ibintu byose mugomba kugenda nk'ibimashini aribyo ibingibi Brian basobanuriye akababwira ntabwo turi buze gutinda ngo twari turi kuri live twamazeho umwanya
buriya bigenze gute ni network ikugurukanye cyangwa baraguhamagaye. So the thing is ikiriho kimwe nuko buri wese aza bakisha muri iki kintu n'uwo bakundanye n'uwo bateretanye ngo aze abikoreshe mu rwego rwo kugaragaza ko yabikoresheje amushuka ari mu bushukanye. Icyo ntemera navuze ku munota wa mbere n'uyu munsi ndibuze gusubiramo tubyumvikane, gufata umuntu kabya bindi tubona mu nsengero wari kubivuga kuri live buriya umuntu akaza no gusengere agakandaganda amabere ye akagenda akajya kumukana kuri private part sinzi nuko byo. Ariko se ubwenge Imana yaduhaye reka mbabaze ubwenge Imana yaduhaye tubukoresha iki? Niba umukozi w'Imana kubwiye ngo tandaraza nsengere hagati y'amaguru yawe nawe ko kugafata akaguruka mukagashyira hirya kandi ukagashyira hino, wowe reka nkubaze we nta bwenge ugira? We naguzi kuvuga oya kuki utamukupa kuki utamwangira? Rero noneho ni kuri telefone niba umukozi w'Imana kubwiye ngo tandaraza ngo usengere akaguruka agashyira hirya kandi kagashyira hino, umupuri bakarebana na pasiteri akareba mu umupuri nawe ukamureba, none se pasiteri muri kumuziza iki? Uwo mukobwa we nta bwenge agira? Ibi bintu namwe mujye mushyiramo ubwenge, mujye kandi munasengera mukore deliverance namwe ku giti cyanyu, musengere ubuzima bwanyu, musengere no kudashukwa. Niba umupasiteri amanuye intoki akazikora koza kwimoko ngo arimo arasengera ibere, mfata ako kaboko kukamukuzeho umubwira ati ndabyanze, ntago ari bugufata ku ngufu. Ariko niba nawe wabyemeye afite umubiri nawe afite umubiri nagukora mwese mugashyuha mwiza kuza kubizana no kumbuga nkoranyambaga ngo bimari iki se bigende bite? Pasiteri aravuga nyine buri wese nakubwiye ngo yitwaza intwara abona igikoresho yabasha gukoresha kigakora, sibyo? Niba ngewe mbasha kudija umuntu nkamwoshya mbicishije mu kudija kwanjye nukubera yuko nyine ari cyo kintu cyonyine niyo ntwaro mfite yo kwitwaza. Niba pasiteri nawe abinyuza muri uko gusenga ko akavuga ngo Imana ngimbwiye ngo nkore ngo kurangange nibwo indwara iri bukire, nabo nyine niyo ntwaro afite yo kugira ngo akoreshe, uri kumva? Ariko hagati aho natwe ubwenge Imana yaduhaye tubumaze iki ku buryo umuntu akubwira ngo reka ngukore kwibera ukabyemera, ku myanya y'ibanga ukabyemera, akarinda hajomba minoki ngarimo arakuramo ngo abadayimoni abo badayimo. Ariko mu izina rya Yesu toka Satani, we nta bwenge ugira? Abantu rero nabonye abantu ari gukata ari amagambo ira version ariko ntago barebye ziriya chat n'ukuntu ibintu byagenze. So abantu bagende basubira inyuma bagende barebe chat. Uwo mugore namwumvisha arimo aravuga yitakuma ngo ngo waransabye ngo bambwiye ibi ngibi. Ese wa mugore we ndakubaza ujya kumubwira ngo watose ni ikibanza mwarimo urimo muravugana? Ibibanza bisigaye bitoyesha abantu ikigarangani ibyaye ngo abantu bajye kubigura bajye bahora batose. Sibyo mwifata uruhande rumwe ni murebe ku mpande zombi. Pasiteri usibye kuba yitwa pasiteri ni umusore ni umuhungu nawe ni umuntu, umubiri urakora nta ndwara yindi arwaye nawe umubiri urakora. Mwiza no kuvuga ngo Hakimu yacinga amabere ngo Hakimu yateresa adatereta naga ari umugabo, none umugore azaza amanuke ave mu kirere. Ariko wa mugore ntago byari bikwiye gufata chat wagiranye na Hakimu ngo uzizane ngo uzishyire hanze ngo uri muramusebye. Nawe uri kwisebya sheri wanjye, nawe uri muri imanika nka kariya kantu mwasibye ngo ndatose wabonye ko mwaragasibye ariko kuri chat yagusubije karagaragara. Nese ubu ntago duhita tubona ibyo mwari murimo muraganira, ntago duhita twimagine ikiganiro mwari murimo. Niba umuntu aguhaye kuri video ko aragwamagaye ukemera ukamwitaba murimo muravugana murarebana, pasiteri nta kosa mushinja kuko yaremeye anadashyiraho kamera ye kugira ngo muvugane murebana, akwiyereke nawe umubone ko ari we Hakimu wa nyawe atari bipapirano. Urabyemera wa acceptinga koro yiwe, muravugana inshuro ya mbere mwagiye muvugana iminota 24 12 8 uri kumva kugeraho none yatangiye kuzajya kwandikira uramubwira ngo nago ndi bukwitabe ari bwo amuhereza ngakara message ari nako gasoza conversation mwagiranye. Wirengagiza yuko nawe wamuhaye video. None se mama wewe wajyaga gufata video uri kwikinisha ukayohereza ngo uyobereje ku muntu wowe yiyobyagaho ni si umwana w'umusore we nayireba ntari bushyuhe ntari bugira ubwo bushagarira ntari bugire umubiri wa Hakimu se yababwiye ko ari ikirembo umubiri udakora. Umubiri wa Hakimu urakora nawe ni umuntu, nago wanyereka video imeze kuri andi umuntu w'umugabo nanjye ngo mbure kutakwifuza ngo mbure kutaganira. Ikindi kandi abakozi b'Imana iyo bari kuganira n'abagore babo ntaga mubwira ngo sheri wanjye ngo Yesu aravuze ngo wampaye. Oya nawe mbere yo kugira ngo amutegure bakora ibyo bakora amubwira utugambo twiza, akamubwira ukuntu ari mwiza, akamubwira ukuntu aryoshye. Kandi ayo magambo pastor yavugiye mu ruhame mwakumva ari amagambo y'urukozasoni, ariko kubera ko ari kuyabwira umugore we
ni ibintu byumvikana. Na pasiteri Hakimu rero yari arimo arabwira uwo nyamukobwa Gigi kubera yuko bari bafitanye ibiganiro n'ubundi basanzwe bahuriyemo, aho akantu Hakimu yankoreye kabi ni ukumara kuva muri ayo mabi ngo ndatose ngo nanjye ngo uranyishe ngo yarangiza akamuha inkingo y'amateraniro sha. Ariko Yesu we wadutabaye kuko atwera ko tugomba gusengera hanya wa mana ko turushye. Mwamara kuva muri ubwo busambanyi bwanyu mugatanga mariki gabano ngo nibaze ngo mu materaniro. Toka satani. Abo badayimoni babaritsemo bahunge. Naho ubundi Haki nta kosa kuri nge Brian ufite, sibyo? Nta kosa ufite. Ikosa rimwe ufite ni ukumara kuva muri ubwo busambanyi ukaza kwigisha abantu ngo ntimugasambane nawe ari byo wari urimo. Naho ubundi gutereta uzatereta, ntago umuntu yakwereza video nkiriya ngo ubure kutamutereta, kandi Hakimu gutereta kwawe nibirangiriye aha n'abandi uzabatereta, ahubwo utereta imbobo. Kutereta umuntu yarenza akazana chat za ese ubundi Haki uri umukene, ubundi yo kwera bagusaba amafaranga ko ari umaje kureba mu mupuri wundi mwana iyo agusaba amafaranga ukayamuha wari gupfa. Ikibazo urambonera Hakimu wa umaje kureba umupuri wundi mwana urashyushye uramutoheje nawe urapfuye, ubwo sinzi ibyo mwari murimo murerekana murimo, agusabye udufaranga uratumwimye, ubundi wowe hinga nayo nkubaza amaturu yashyiraye. rero ahangaha ikintu dushaka gutandukanya, nifuje ko dutandukanya Brian, gutandukanya umuntu waterese sibyo, tukabihuza no kuba bavuga ko akoresha ijambo ry'Imana. Ntabwo ari yakoresheje muri ya miteretere wabonye ijambo ry'Imana Brian. Hari ijambo ry'Imana rya reka naza oba nta jambo ryari ririmo ry'Imana. Hariya uyu mutima aratereta no kundusha, ahubwo ngiye baraganiye. Wa mana we Haki ngo iki Hakimu hamagara nyuma y'umunota umwe n'amasegonda kongera gahamagara, ariko Hakimu uratereta. Haki Imana izaguha umugore kabisa urabavunikira yababa we. So ahangaha rero ibi ngibi nibyo navugaga abantu babyumve, ntihabeho kugira ngo kuko abantu bari kubihuza. Ibi ngibi byumvikanye uko byaba ari fresh. Hanyuma ikindi ndumva nge ntababyumve nabi, ariko ntabwo ari dosiye ni ndende, iboro ni ndende, ariko ntekereza ko abantu babyandastanding bareke kumva ko wabivuze neza. Hari ukuntu wavuze uravuga ngo umukozi w'Imana, yego twemere ko ari hari amakosa yaba yakoze, ariko ibi ngibi bimuvanaho kuba umukozi w'Imana cyangwa hinduka umusikama. Nakubwiye Godfather reka nongere mbigusubiriremo, impano n'ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba umuntu afite impano no kuba ari umukristo ni ibintu bibiri bitandukanye kure nta hantu bihuriye. Imana ishobora kuguhereza impano yo kurotera umuntu inzozi kandi bikaba kandi uri umunyabyaha wiri gusambana, ukabwira umuntu uti nge narose ariko byagenze gutya kandi koko icyo kintu kigasohora. Imana ikaguhereza impano yo gusobanura inzozi z'umuntu, ukamusobanurira inzozi z'umuntu kandi utari umukristo. Niba rero Hakimu afite impano yo kuba yaguhanurira, nta hantu bihuriye no kuba ari umukristo. Ibyo bintu bitandukanye n'ibintu bibiri bitandukanye. Mu yandi magambo birumvikanye abantu mwabyumvishe. So nuko bimeze ibyo uyu mujendere cyangwa abantu babyumve. Sinzi niba uyu mugabo akoresha Twitter, sinzi niba uyu mugabo akoresha X. Azabibona kuri YouTube uko nzi ko abanyamakuru nabo bari tayarira ibi turi kuvuga mu minota 2 urabo bibonye kuri YouTube. Uburetse gato hako cya Hakimu kirarenze. Ubundi kureba ikintu cyakoreye kiracyana paka kikamubwira ngo natose, kikongera kikamubwira ngo uranyishe we, mwumva biransekeje. Ariko Hakimu agenda uri pasiteri kabisa, ni wowe pasiteri kabisa. Abakirisitu nuko bavanamo imipuru urenda kuzayi. Ariko mana Imana nidutabari duha ahantu ho gusengera hanyaho, naho ubundi sha abapasiteri ndababujije. Mana nidutabare kabisa. So ngayo nguko Brian, ariko tuzashaka uburyo urumva uyu mupasiteri agira nawe avuge. Gusha aramutse avuze byaba ari byiza. Erega hari ukuntu urabona nka Hakimu kuko aba ari n'umukozi w'Imana, hari n'ibintu nyine umuntu ashobora kuza akamubeshyera akavuga ati ngewe hari ibintu ntavuga. Namwumvishe kuri YouTube ari kuvuga ati ngewe hari ibintu ntavuga, ati hari ibintu ntashyira hanze, ntago nakanda ari ku muntu twaganiriye turi abantu babiri.
mu by'ukuri nyine urumva nka Hakimu urumva nyine umugore w'isasu nawe araza akamuturitsa akamuvuga ariko Hakimu nawe buriya kuri ziriya video kora aramutse afitemo buriya nawe ubonye amavideo afite uyu mugore ntabwo abonye ko yamwoje video ari kwikinisha buriya nawe ashyize video hanze afite mwakumirwa ariko kubera ko afite akantu kuko ari umukozi w'Imana Imana nyine yamuhaye iryo zina aravuga ati ntago nakisebya ntago nakishyira hanze ntago nakitamaza nyine akicecekera mukaza nyine mukamwegekaho ibyo bintu ariko conversation zirabisobanura shumi so ntekereza ko rero ibirenze ibi hanyuma kama Masafa kutongeye kugakomozaho ko abantu bo kuri X batakumvishe aka kama Masafa kiki cyamamare ko bariko kabaya kasamutwe Mama Sava kubera yuko nyine we wenda nawe ari icyamamare ariko Mama Sava nakosa ngewe yigeze akora nawe nyine yatangaje ibyo Hakimu yamukoreye erega Hakimu erega ikintu tutari kumvikanaho nuko mudashobora kumva ko Hakimu ari umwana w'umusore nawe ukeneye gutereta nagazigera akundana n'umukobwa nagazigera ashyira umugore mu mago batateretanye bataganiriye atamubwiye amagambo aryoshye niba rero yarahanuriye Mama Sava wenda Mama Sava akabona ibyo bintu n'ubuskama nyuma Hakimu natuza akatangira akamwatinyereka mu cyumba cya uraramo atinyereka uko wambaye tinyereka ukuntu utwenda twawe twijoro Hakimu nyine urumva Hakimu ubundi rero ahubwo Hakimu Imana nimurengera abona umugore naho ubundi ewana itereta rye nabonye ritoroshye arabagigira agomba kugigira ariko se atagigira wallahi ndamutse nerese nkuko Hakambi ndamutse mbashije gutereta nkuriya mujene nahita mbona umugore narongora Hakimu noneho nimero yiwe niyo barimo arakoresha direct nimero yiwe ya nyayo nimero yiwe asengeraho abantu nimero yiwe adeliveringira niba ari deliverance agasengera abantu niyo akoresha ni mumva nimero ewana Hakimu ndakwemeye so ndumva ari ibyo ariko noneho ikirimo wenda ngewe ntakwemera ntanakwihanganira twanavuga ko atari cyiza aramutse bikoze kuriya ko gutereta avuga ati no oya ndashaka kugusengera ufite ikibiri muri chat twabonye muri chat zasohotse hari amakuru avuga ko hari n'abandi uretse gato hari amakuru avuga ko hari n'abandi abwira ati haleluya Mungu ananionesha ufite isununu ahantu runaka ibyo rero nibyo bindi twavugaga ngo Imana ijye iduha ubwenge niba pastor akubwiye ngo ufite isununu ku gapipi ngo reka ndikoreho nawe nyine ukamwangira erega buri umuntu mukumiriye ku munota wa mbere nubwo babura mwica avuga ati uyu muntu nkumiriye ku munota wa bwa mbere ashobora kuba kabisa afite Imana noneho ya nyayo ariko se niba utamukumiriye ukamwihorera mugakomeza mukajyana muri ibyo biganiro mukajyana deep mu biganiro mukinjiramo indani none se Hakimu ikibi nuko yazajya muri izo conversation zabo zisohoka harimo ngo Imana ngo yambwiye ngo unyereke ubwambure bwawe ngo ndebe isununu iriho ibyo byo ni icyaha kabisa ibyo ni ugushaka gutoteza umuntu witwaje icyo uri cyo kumuhoza ku nkeke umubwira ariko Hakimu yateretse nk'umwana w'umusore n'undi uko ari we wese yabigenza nta jambo ry'Imana yazanyemo nta Bibiliya kereka karinki yamuhaye ko kujoininga amateraniro kandi uriya mukobwa ashatse ya joininga cyangwa na ya joininga yateretse gisore yamubwiye nk'ibyo undi musore wese yabwira umukobwa buriya reka iyi space tuyirangiriza oya ngenda nagiye byari ibyo ni byari ibyo abandi muzashaka kumenya byinshi ngayo nguko hanyuma rero reka mbagira inama maze kubera yuko ngo mubona ngo Hakimu ngo ibintu byo byagiye hanze mutagira mwibuke yuko impano n'ubukristo nawo bihuriye utazagira ngo Imana ishaka kumugutumaho nago yabimunyuzamo kandi wabisuzugura bikakubaho niba Hakimu Imana imunyujemo akavuga ati Imana imbwiye ibi wowe shishoza usenge niba ari bibi ubisengere biveho niba ari byiza uvuge ati Imana ibi bintu bizasohora uburi ubuhanuzi bwemezwa ari uko bwasohoye ariko ibyo bintu nibijyaho ngo Hakimu ngo mucika kuri Hakimu niba umuntu akubwira ijambo ry'Imana warebye ibyo akubwira ukareka kureba ibyo akora bishaka higi wowe wicara mu rusengero ufate Bibiliya agusomere akwigishe niba akubwira ati kunywa itabi ni bibi akubwira ingaruka zabyo ibyo bitahane niba akubwiye ngo gusambana ni bibi reba ibyo ari kukubwira kusomera guhuriza na Bibiliya wewe ibyo ari kujya gukora wibyitaho biveho ukuriki kuko abakozi b'Imana n'abantu benshi bazana bagatubura ngo n'abakozi b'Imana ntago mwabonye wa mu Nigeria ntago rigeze kubona mu Nigeria bigeze kuvuga ngo yarapfuye kandi mwaramwemera agakora ibitangaza asengera abantu bagakirimba ngo bagatereka hasi nyuma amaje gupfa ntago mwabonye amakese y'abakobwa yajya agafata ku ngufu impano n'ubukristo ntaho bihuriye umva mwirirwe murabeho muramuke
mugire umunsi mwiza bye